tuganire wenda cyane cyane nk'ibi biganiro dukora ukabona abantu babyitabira cyane wenda ni ikintu nari naravuze nzakikubaza byitabirwa cyane n'abantu bakuze muri Afrika yacu cyane cyane utandukanyije n'iriya y'abafaransa ubona ko urubyiruko mu bijyanye no kumenya amateka kumenya aho tuva naho tujya ni ibintu bitabareba cyane. Bon ikintu navuga nuko akenshi burya kumenya amateka no kumenya amakuru bishingira ku ngano y'amatsiko umuntu afite. Okay. Nawe nkeka ko iyo ufashe internet yawe nta muntu ugusunitse ukajya gusoma uba ufite amatsiko ni iki cyabaye ariko bigeze hehe. Urubyiruko rwinshi rero sinavuga ko rutagira amatsiko ariko ashobora kuba ari make cyangwa ari ibindi bintu kandi burya par contre buriya aya makuru tuvuga uko politiki imeze uko geopolitiki imeze uko ibihugu bibanye uko ibyo nibyo byanima niyo moteri ibindi bisigaye nibyo bigushishikaza bihari kubera ko amakuru runaka imeze runaka ikomeza uko ni byiza rero kumenya nyine amakuru ya roots mbese ku isoko bihagaze bite amakuru mu buzima niki kijya mbere muri politike mu mutekano noneho ukajya wavuga uta na biriya rero ubwo kuko byanze bikunze ubu ahantu hari intambara imyidagaduro yarahagaze n'imikino urumva ahari amahoro baridagadura cyane bivuze yuko igikenewe cyane kumenya ni ibijyanye n'ari amakuru tuba tuvuga noneho warangiza kuyamenya ni sawa reka nkomeze n'ibindi ukamenya aho uva naho ujya ukamenya n'iki si duteganyiriza ukamenya uburyo witwaramo cyane rwose ko nanone urugamba ari urugamba rw'igihugu ari urugamba rwa Afrika muri rusange byose babigukeneye cyane impamvu binagukeneye nuko none se abo turi kuvuga b'urubyiruko cyangwa mu myaka mikeya nibo bari deri bo mu minsi iri imbere abenshi ni abantu bazajya muri systeme z'ibihugu bakabitegeka bakabiyobora bakayobora iyo development bakayobora n'abandi bantu basigaye ni byiza rero yuko ugerageza guhuza impande nyinshi z'ibyo wakira cyangwa z'amakuru wa feeded hari ikintu cyantangaje buriya mu bihugu biteye imbere twavuga ko biteye imbere izi imbuga zirebwa cyane tujya nko kuri YouTube usanga ibintu birebwa cyane ari how to ni ukuvuga biriya by'ama tutorials imbuga zigisha ibindi birebwa cyane n'ama video games kubera ko of course urubyiruko rurabikunda ariko usanga inahangaha ibintu birebwa cyane ni ibintu bisa naho ibigize aho bihure n'uko zasoni ibintu kenshi fashion biki hari yaje yitwaga harya gutimwe kwereka umupatino ushobora kubukwegereye mushobora yitwa Tinder usanga zirebwa cyane bon si bibi kubera ko after all umuntu afite ukuntu agomba kumera nkawe ariko kuba nk'ama tutorials hanze usanga arebwa cyane no kuvuga ko abantu bafite amatsiko yo kwiga ubu nanone izi mbuga z'amakuru cyane zirarebwa n'abantu bafite amatsiko yo kwiga no kumenya ikijya mbere noneho barangiza bakabona kujya mu bindi jewe iki kintu cyandiye mu mutwe ndimo kuganira n'abajene b'abanyarwanda turimo kuganira ku bintu biri kubera muri Niger noneho ukumva bo bari convince ko umufaransa nava hariya abajihadiste bazahita bamira abanyaniger ni ibintu byangoye kugira ngo mbumvikishe ko umufaransa atari hariya kubera inyungu z'umunyaniger kugira ngo nanabibibutse n'ikintu nageragezaga kubaha nk'urugero ngasanga nacyo ntibakizi kubwira nk'umwana nk'urubyiruko umuntu ufite imyaka 20 n'ingaho ukamubwira uti abafaransa bataye abanyarwanda muri eto barigendera kandi babibona ko niba hava abo bantu baricwa burira imodoka zabo n'imbwa zabo baragenda ni iki kikubwira ko muri Niger bakora ibintu bitandukanye biragoye buriya jewe narangije gufata ya systeme y'uburengerazuba bw'isi muri rusange nka systeme ikomeye ariko y'ubwaye igenda yisenya rega buriya ama systeme akomeye urabona nka systeme tuvuge y'abanyamerika n'urugero Anglo-Saxon urakoze
ntabwo ari systeme yoroshye ku buryo umuntu wese yayisenya, ahubwo yo ubwayo ifite igenda yigiramo ibibazo ku buryo ibimeze nka urabona imidite yije mu nzu ntabwo bisaba ngo umuntu azane ipiki avuye hanze, imidite y'ubwayo igenda isenya. Navuga ko iriya systeme isa naho irimo imidite y'ubwayo ku buryo igenda yisenya. Rero igihe aho ibigeze byisenya nyine ubwo ni ku Bafaransa, uretse ko n'Abongereza hari aho byisenya imbere, ahandi bazibukira hakiri kare. Abanyamerika mwarabonye uko byagenze muri za Afghanistan na hehe. Ntabwo wavuga mu by'ukuri ko buriya iriya ni failure kuba Amerika yava muri Afghanistan ikagenda kuriya, ariko biriya bisobanura iki rero? Bisobanura yuko amasysteme arakomeye cyane ku buryo nta wundi muntu wo hanze uzayasenya, ahubwo ubwayo ari kugenda yisenya. This time Abafaransa barimo baragera hafi nko ku musozo. Ibyo waruvuze bya Niger rero nta kintu na kimwe cyiza, niba ariko navuga, nta kintu na kimwe cyiza cyaboneka mu gice cyose kikirimo colonisation, kuko biriya ni colonisation ni forume zatandukanye gusa. Barabwira badekarara ubwigenge nkuko natwe bawutubwiye, agira guteba manika ibendera, ariko se umuntu yaguha ibendera uko avuga ngo ubonye ubwigenge. Niger ni yari kiri muri colonisation kimwe n'ibindi na za Mali na he hose niko byari bikimeze. Mbese kira gice kuki ubundi gucya ari igice cy'Abafaransa gusa, no kuvuga ngo systeme y'Abafaransa iyo ntigeze irekura colonisation mu buryo busanzwe. Rero Abafaransa ku bwanjye mbona ku nyungu zabo nuko bagenda, ariko no ku nyungu za Afrika bombi bafitemo inyungu, kubera ko Abafaransa guma guti baba hariya bivuze n'ikindi kintu, no kugaruka bizagorana, no kongera kwiyunga n'Abanyafrika bishobora kugorana. So nta kintu mu by'ukuri cyiza na kimwe wavuga ngo none si l'opération Barkhane imaze igihe kingana imyaka ingahe? Igihe yari hari nibwo abajihadiste yaje nasimbura indi. Icyo gihe abajihadiste bari multiplier ku buryo ibihugu nka Mali yo bendaga kuyifata yose yose bari basigaje Bamako gusa ngira ngo ahari. Urumva nta kintu cyiza bakora hariya, ahubwo nubwo nabongiramo kadute gatoya, ariko ngiye nshimira bari abasirikare bagenda bafata ibyemezo byo guhinduramo ibintu nubwo nabatari shyashya. Nje navuze ko tubateza iminsi. Yego, ushatse wayibatega. Impamvu ushatse wayibatega rero nuko nabo hari igihe usanga batikoresheje. Gute? Nuko hari igihe usanga gufata icyemezo cyo guhirika buriya butegetsi hari igihe usanga atari bo bikoresheje, naho ubundi aramutse ari bo cyaba ari igitekerezo cyiza. None ibi nyuma yuko habayeho izi coup d'etat zo muri Mali, Burkina Faso n'ubu ngubu Niger, hari amakuru yagiye asohoka kuri njyewe yambabaje cyane, numva yababaza Abanyafrika bose babasha kuyageraho bakayumva, ajyanye cyane cyane amasezerano yari hagati y'Abafaransa n'ibi bihugu bahaye ubwigenge. Mbere yo kubaha ubwigenge ibyo bagombaga gusinya harimo ibiciro by'izo uranium. Nahoze mbona imbuga nyinshi z'abaactiviste zivuga ko ikiro cya uranium cyari ku 4,000 by'amafrancs CFA, ubu ngubu kigeze ku 137. Hari amasezerano yavugaga ku bijyanye n'inganda z'Abafaransa zikorera muri biriya bihugu ko zitasora muri ibyo bihugu zisorera mu Bufaransa. Abasortisa b'Abafaransa baba muri ibyo bihugu bagomba gusora mu Bufaransa. Harimo ibintu byinshi, kwemera ko bagomba gukoresha amasefa, kwemera ko igisirikare cyabo kigomba kontrole n'Abafaransa. Ari nayo mpamvu ubona ko igisirikare cyabo ni igisirikare nawe ubona ukabona ko kiri weak, ni kirutwa na gendarmerie imeze neza. Uri kubyumva? Ibyo byose wagiye ubikurikirana, wabibonye ute? Birimo kuri kungana gute? Nibyo ubundi reka birasaba ko umuntu asubira inyuma igihe ibihugu bya Afrika byajyaga kubona icyitwa nk'ubwigenge. Mu by'ukuri umuntu ibihugu byakonezaga nibyo mu Burayi, nabyo ntabwo byari byose, byari ibihugu twavuga 7, si byose. Ni ibihugu bike byari biri mu nama yiswe ya Berlin. Ibyari mu nama Berlin byose ntibyakoronije, hakoronije ibihugu byari bikize. Hakoronije Ubwongereza, hakoroniza Ubufaransa, hakoroniza Ubudage, hakoroniza Portugal na Espagne, kongeraho ibihugu byaje guhabwa ama protectora nyuma, notama nk'Ububirigi. Ububirigi ntabwo bwari mu bihugu bikoroniza kubera ko bwari bukennye. Amasezerano ya Berlin yavuga ko nta muntu ukennye ugomba gukoroniza.
baraza rero gukoroniza byavugaga ibintu byinshi ubushize sinzi natwara bivuze ariko gukoroniza buriya byavugaga nk'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ukuza kudevelopa igihugu uje gukoroniza. Iyo supratexte yumvikanisha impamvu biri gihe utagomba gukoroniza kuko hari agaciro k'umutungo bafatiragaho ku gihugu muri nama ya Berlin barabikora neza. Baravuga ati igihugu gihagaze gitya gishobora guteza imbere ikindi, igihagaze gitya cyo nticyabishobora. Noneho ni naho hagenaga buri ibihugu baguha bakavuga bati wowe ubukungu bwawe yego wakoroniza ariko baguha igihugu kimwe. Nk'Ubwongereza n'Ubufaransa urabizi nibyo bifite territoire nini cyane muri Afurika, ariko hari n'ibindi. Noneho ikintu cyo guteza imbere igihugu ni kimwe, hanyuma hakaza ikindi cyitwa gusirimura. Gusirimura rero nabyo byari muri mandate y'abakoloni. Hakaza n'ikindi cyitwa evangelisation, ivugabutumwa. Ibihugu rero byajyaga muri Afurika hakaba igihe kubahiriza izo mandate zose bibagora. Ugasanga nk'Ubufaransa bwo bwitaye mu gusirimura gusa kubera ko bagasanga gusirimura se niki biradusaba amafaranga makeya, reka umuturage w'umunyafurika nta bintu byinshi tujya kubaka nta kintu, kubakeza centre culturelle gusa abantu bajye bahuriramo babyina indirimbo z'Abafaransa. Ubundi tuzane imiziki y'Abafaransa n'amafilime yabo n'amakinamico, tuzane ibitabo bya za Clairefontaine tubahe basome bazasirimuka, tuzane imigati y'iwacu abashoboye bayibone bariyo barya. Tubigishe ko umuntu afata icyuma mu kuryo mu ndyo, agafata ifurusheti mu moso, akasanzura amaboko ku meza, akaregura karavate gake yakarya. Ni ibyo ngibyo Abafaransa kwa ko byabasabaga igishoro gikeya. Abandi bumva bibagoye bashyiramo evangelisation. Evangelisation noneho si n'igihugu cyayikoraga, igihugu cyaganiraga n'amasengero Anglikani, Catholicism n'ibiki bakaza. Ibihugu byakoze cya kindi cya mbere cyo guteza imbere cyangwa development ni urebye cyabikoze ku kigero runaka ni nk'Ubwongereza n'abandi barabikoze, ariko buntu Ubwongereza busa naho bwazamuye budget cyane. Ibyo nabyo bifite impamvu ya mbere nuko buriya amasezerano ya Berlin nuko 15 by'ingengo y'imari 30 bya GDP na 15 by'ingengo y'imari bigomba kuza mu gihugu ukoroniza. Ibyo bisobanura impamvu buriya twagize ibibazo kubera gukolonizwa n'Ububiligi, uko twe ntitwakoronijwe twararagijwe. Tugaruke rero kubera icyo Abafaransa barimo bagira ibibazo uyu munsi, kimwe n'undi mukoloni wari gutinda muri Afurika nk'Umufaransa nawe yari kugira biriya bibazo. Iyo Abongereza baza kuba bijanditse cyane muri Afurika nk'uko baragumanye Ubugande bakagumana za South Africa za Zimbabwe nk'uko babishakaga, nabo bari kugira ibibazo. Kandi naho bagerageje gutinda byarahabaye, Zimbabwe, Zambia, South Africa, aho bagerageje gutinda hose byarangiye biba. Abafaransa bo bari bafite amakarita menshi yo gukina barahatinda, ariko nabo ni gutya byagomba kurangira. Impamvu ni iyi, impamvu nuko Abafaransa bari bafite ikintu bita ngo ni twabyita gute gutya umuntu aba nk'umupare wawe, parrainage. Donc ugenda shaka ntube umukolonize ube nk'umwana wanjye. Nibyo bavugaga byo kuba ubundi nta umuntu azenera umugati umwana we nimugoroba atashye. Nta kindi biriya ni systeme yo kugira nka Abanyafurika ugatangira kubambura agaciro ku buryo wumva uri papa wabo. Muri ibyo bihugu kandi ibyo babikoraga bafite ukuntu bavanamo imari y'umurengera. Kubona ubwigenge rero bigeze, Abanyaburayi ntago bashatse ntibabyishimiye kubutanga. Kubera iki? Kubera ubwa bukungu bavana hano beinvesting ibintu bike cyane, bamwe nta nibyo, bamwe ntabyo beinvesting. So Amerika itarakoronije, UN yari imaze kuvuka ari nshyashya, baravuga bati mugende kabisa, reka twubake isi itarimo colonization n'ibiki mwarakabije n'iki. Kandi bino bintu uko bigenda bitinda biragira ingaruka ku gice kimwe cy'isi ari cy'Afrika. So mugende abingwa rero bo mu Burayi bakora ibintu bimeze nk'amayeri byo kuvuga ati twagiye, ariko bo babizi ko bagihari. Bikabya cyane ku Bufaransa, niho basinyaga rero ayo masezerano.
ari amasezerano yose yarashingiye ku gitutu bashyizweho n'umuryango w'abibumbye kongeraho Amerika itarakoronije kandi Amerika nayo yabikoraga ku nyungu zayo attention ko ari kugira ngo ibone uko yinjira muri ibyo bihugu byose ahubwo ibijagajaga byose bakoranizaga byose itagifite rutangira. Noneho rero igitutu gituma abanyaburayi bagenda ariko bakagenda bafite ibintu bamaze kumvikana bivuye urabona turagiye ako nubwo tugiye don't worry sinyira hano ko bizagenda gutya humura tuzaguma kuma. Ikindi abanyafrika benshi buriya bashakaga ubwigenge kubera ko abanyaburayi bajya kugenda babaye nk'abantu bateranye abanyafrika ku buryo ibihugu byose bavuyemo byari birimo amakimbirane y'amoko uturere amadini ibintu nk'ibyo. Noneho handi bamwe tuvuge nk'abaharaniraga ubwigenge ugasanga no guharanira ubwigenge bw'igihugu cyanyu bibaye conflict. Nige mbuharanira oya nige ngomba kubuharanira it is as if ibihugu byatangiye gutandukana. Noneho ugize amahirwe bakamwemera ati wowe buharanire akaba ari wemera gusinya kuri ya masezerano kandi niko byagendaga bigenda. Okay, no kuvuga ngo muri babandi barimo kurwanira kuba ari we waba uhagarariye abari kurwanira ubwigenge uwemeye kuzayasinya niwe bahitaga baha ubwigenge. Abazungu bakanababwira bati noneho muzane proposal y'ukuntu ubwigenge bwanyu bugomba kuba bumeze ukayizana nkayizana giye yangi kabirimo ngo nta kibazo muzaduha twigenge ariko wenda imari yacu n'igisirikare muzaguma mu bigenzure undi akazana ivuga ko byose bazabigenzura undi akazana nkatenda. Izo documents rero abazungu bazinyuramo bakajya bahitamo bagendeye ku bwenge bagendeye ku muntu kandi noneho bakareba document izabasigira umwanya wo kugaruka muri ibyo bihugu. Nuko byagenze rero Ubufaransa ku bwa Charles de Gaulle niba nibuka neza bakora document iteye ubwoba irimo ibyo bintu byose bavugaga gukoresha ifaranga ryabo amategeko burana y'abari copy and paste ubutegetsi ibihugu byinshi ugasanga bifite za commune na za secteur na za arrondissement n'ibiki birani by'abafaransa. Gusa umuntu wo muri Afrika yabwiwe n'iki ko habaho commune cyangwa agace yahoze agace k'ubutegetsi kitwa gendarme ubonaga kwa bongo ari gendarme iri gukora akazi. Ibintu nk'ibyo byinshi byari uko abantu bakoze proposals z'ubwigenge kubera basaga batangiye kugira na conflict hagati yabo bituma abafaransa abanyaburayi muri rusange babona icyuho. Niyo mpamvu yatumye hapfa abantu benshi baharanira ubwigenge nuko je nawe twabaga tuguranira ubwigenge bw'igihugu kimwe ideology zitandukanye kugira ngo bampe iyo ntuza nkabanza kugukuraho cyangwa bakambwira ati mukureho kukuri yaranatubangamiye. Abafaransa rero bashyiraho iyo mirongo minini cyane isa naho ibangamiye mu by'ukuri apana gusa ibangamiye cyane umunyafrika hariho hose. Ariko bari bazi icyo bashaka. Ibyo bintu rero byarakomeje birakomeza ku gice cyose bakoronije kugera ejo bundi ubwo dutangiye kubona nyine abantu bavuga bati enough is enough turarara byose byari bimeze nk'amabanga byose bitangira kugenda bijya hanze. None mukanya erega hari ibintu buriya abantu batagiye babijyamo cyane ariko bari abatipe uriya wahotegetse Ufaransa yitwa Giscard Valéry Giscard babaga bafite abagore naha muri Afrika afite ingo b'abanyafrika afite urugo muri Afrika afite ibikingi afite iki uwo muntu wavongo yavuye muri Afrika se afite urugo afite akandi akabyo bintu abiziranyeho n'igihugu runaka n'umutegetsi w'igihugu runaka ko afite urugo afite ibikingi afite abana afite iki. Mukanya hari ikintu waruvuzeho wenda tutarava kuri iyi issue yo muri Afrika ndacyafiteho utuntu tubiri twaganiraho. Iyi revolution y'aba basirikari nawe wari ubivuze ko uyifite impungenge bitewe nuko utekereza ko bashobora kuba bakoreshwa. Wowe iyo uri kubirebera hafi ukareba muri Guinea muri Mali ukareba ni ikintu ariko ukareba na ideology iri iyoboye ibyo bintu byose kuko ubu ngubu urebye muri iyo ideology no muri iyo ntambara ya revolution urabona ko Gabo abantu benshi baracyayikize ku ruhande ko ntago barasobanukirwa ibintu biri muri Gabo. Barimo kuvuga ati coup d'état muri Gabo ntago ari revolution. So iyi revolution y'aba basirikari nubwo uvuga uti ntago ndamenya ibyabo ubona iherezo ryabyo ari bimeze bite bimeze hari ikizero uba. Reka tubanze tuvuge impamvu izo revolution iri gukunda kuki itakunze mbere kuki mu myaka ubwo Afrika inkubiri y'imyaka ya 60
hagati ya 60 ubwo duhera nko kuri 57 kuko nibwo Ghana yabaye akundi nkubiri ni 66 gutyo. Icyo gihe habaye ubwigenge ariko bitegereza ko hashira imyaka irenga 60 kugira ngo ibyo bibi. Kubera iki? Impamvu nta yindi, isi yamaze igihe ari isi iri monopolaire, isi iyobowe n'uruhande rumwe. Igihe uruhande rumwe rwari ruyoboye isi, rero isi yajyagaho urwo ruhande rushaka. Kubera iki? Ntago ariko byahoze. Hari igihe isi n'ubundi yahoze iri bipolaire. Igihe isi yari bipolaire